jewe twagukundaga uratubabaje. Ndi gutekereza ko ahari bishobora kuba ari nka prank cyangwa ari nka surprise Imana ishobora kudukorera yindi bigahinduka, ariko Imana ishobora kuba yaratwibagiwe iwacu, igisebe kiyongeye mu kindi. Tonto Jeje twaramukundaga, n'umwana mwiza, twari tuzi ko atazapfa, none yapfa. Jeje twagukundaga twese, wagiraga umutima nk'utazaramba, wakundaga abana nk'utazabagira, wakundaga inshuti nk'utazazihorana, wakundaga Imana nk'izayisanga vuba. Wakoreye Imana. Jeje yari umukristo, Imana wakoreye igutuza heza. Papa aragukunda, iyo umusezera basi natwe ukatubwira ijambo rya nyuma, ariko umubiri ni wakwemereye. Jeje we uratubabaje, uratubabaje. Uyu munsi biragoye kuvuga ngoga bitewe n'uwo yari we ku bantu benshi, ariko ndavuga amagambo makeya narinzi kuri ngoga. Twabaye inshuti cyane, nk'abantu bakuranye, nk'abantu bangana, kandi namurushaga imyaka hafi 5-6, ariko ndashima Imana ko ngoga yabaye mu buzima bwanjye imyaka yose twamenyanye. Mani baho umugisha, nibyoroshe imigongo ku bwa Jeje. Jeje yari umuntu udasanzwe mu muryango wacu. Baramu banje benshi, ariko hari ukuntu ubona umuntu yihariye. Jeje ntiyari asanzwe. Abandi yego nabo ni beza, ariko hari ukuntu bagira nk'amahane, ukuntu bitandukanye na Jeje. Abandi mushobora kuganira ukumva nyine harimo akantu k'amahane, ariko Jeje yari umunyamahoro. Nari ntarumva Jeje tuvugana nabi, nari ntarumva Jeje ambwira nabi, nari ntarumva Jeje avuga nk'ikintu wenda kigayitse. Jeje yari imfura. Ndakomeza papa wihangane. Wihangane ntibyoroshe papa. Kubura Jeje barambwiye nari ngiye mu kazi, nanjye ubu wenda muba muri ku kiriyo cyanjye, nasohotse mu modoka ndapfunama, numva umugongo uracitse kuko ntabwo nari mbyiteze. Numvaga ko Jeje azakira. Yitabye Imana kuwa 4, ari njye wari umuriho na Priscilla, tukamuganiriza. Jeje akarira. Tukavuga ati tugiye gutaha. Agerayo nkamubwira ati Jeje mu minsi mike uzaba uri mu rugo, turagukumbuye. Mu buryo abana bamukundaga, bagiye kurya nk'uko umuntu asengera amasengesho ibiryo, bo bagasengera Jeje. Bakavuga ngo Mana ngo turashaka tonto Jeje. Yakundaga abana. Jeje yari yihariye. Ndibuka tuza kwibuka hano mama mu mwaka ushize, nari nazanye abana bose. Abona sintwaje, sinshaka no gutaha. Jeje aramurura njyana ku ruhande, arambwira ngo tahana abana.
gusa murataha gute namubwiye ati turatega moto ngo ntabwo bishoboka ngo ntunjyanire abana kuri moto icyo gihe yakundaga abana biragoye kuvuga kuri iki gihe nicaranaga na mukecuru tukaganira akambwira uburyo jeje ari umubaka umutima cyane akambwira ngo mu bana be bose kandi koko niko byari bimeze ngo jeje ni ugira umutima mwiza niko bimeze pe niwe umva jeje ni wamubwira ikibazo ngo agusubize ngo ya cyangwa ikindi jeje yashoboraga gufata amafaranga afite akayaguha ndibuka yakoreraga Rwamagana yaje guca mu rugo akambaza ngo diya nguri he nkamubwira ati ntabwo mbari ngo rero ngo ubwo udahari n'abana badari bari ku ishuri ngo fata amafaranga ngo uze kubagurira akantu ngo ndabizi ukunda amafaranga ngo ariko ngo ndaza guhamagara honete mubaze gafata amafaranga nkagenda nkabagurira icyo yambwiye jeje yigeze kunkorera ikintu mu buzima bwanjye rero ni muri famiye yanjye ndatangara yari umugabo dutakaje umugabo muri famiye dutakaje umuntu w'umugabo jeje sinzi ukuntu nabivuga biragoye kuvuga kuri jeje ntabwo nari nzi ko ari uko bizagenda nta kundi twabigenza ni mu isi ukuntu twakundaga jeje twese haba hari icyo umuntu wenda ari gukora jeje ntaba duciye mu myanya y'intoki igihe umuntu ategura ibyo kuvuga kumva yavuga ariko yagira ngo bikanga ihangane uko bitoroshye ntabwo byoroshye kandi kiranga Anyway, tonto jeje twaramukundaga ni umwana mwiza twari tuzi ko atazapfa none nabo basigaye bagira uburenganzira cyane bw'iki gihe ndabona hano hari ingeri nyinshi Uncle Jeje yaradukundaga hari igihe yaza akaza akadusura tukishima uzeho kuri Uncle Jeje navuga byinshi ariko reka mvuge bike yajyaga akinana natwe umupira tukaza tukaryama akatugaburira tukishima ni ukuri kumwe mu ijuru amahoro murakoze umuryango nkozamo nawe urimo mfite imyaka 6 nibwo namenyanye na Jeje ndetse na mama mama yitaba Imana ntabwo nari mpari
ko narindi amakuru nayamenye mama yarankundaga n'igihe banyuzuraga nyine by'abavandimwe yaramvugiraga ahantu hose yabaga yahagaze ku bwanjye na jeje nawe yambereye umuvandimwe mwiza yarankundaga kandi nanjye naramukundaga yankoreye buri kimwe cyose yari ashoboye mu bushobozi bwe bwose yarabikoze anyereka urukundo ngiye kumuvugaho navuga byinshi ariko nta kindi twamwifuriza Imana imuhe iruhuko ridashira nuko yarapfuye kandi situzi ko yapfuye ariko byarangiye yarapfuye nta kundi mwana mwakire Biragoye kuvuga ngo ese ashimwe mu gahinda nk'aka. Jeje yari umuvandimwe mwiza. Jeje yari umuvandimwe mwiza uko nawe ufite abavukanye beza. Ariko twebwe twakuze dukundana Imana. Ntabwo mfite byinshi byo kuvuga ariko ntabwo byose nabivuga. Reka nsezere Jeje. Jeje we twagukundaga uratubabaje. Ndi gutekereza ko ahari bishobora kuba ari nka prank cyangwa ari nka surprise Imana ishobora kudukorera yindi bigahinduka. Ariko Imana ishobora kuba yaratwibagiwe iwacu. Igisebe kiyongeye mu kindi. Jeje yari mwiza mu mutima no ku isura. Ndi gukomeza gutekereza ko Jeje yagiye nkumva ari kumbwira ngo pupu niko yakundaga kumbwira. Jeje yakundaga abana. Umunsi mbibwira abana byari bigoye. Menya ariyo mpamvu yagiye atabyaye. Sinzi impamvu Imana yamwimye abana. Yarakiri muto ntabwo yarakwiriye kugenda. Jeje ntabwo yarakwiriye kugenda mumbabarire. Jeje yararwaye twaramurwaje nk'abavandimwe. Kubera bari gukomeza kumbwira ngo nsoze sindatangira. Reka musezere bwa nyuma nta handi nzongera kumubonera. Jeje we genda uruhuke neza. Ijuru ryakwakiriye. Inshuti yawe wayibonye. Ishobora kuba nayo itarishimye kuza kubera ko wari ukiri muto. Ariko kuko ari iby'Imana nta kundi. Imana nimba byarayitunguye, nimba ari ubushake bwayo, nimba ari iki ntabwo tubizi. Ariko Imana ni umucamanza iza kuburanira. Jeje twagukundaga twese. Wagiraga umutima nk'utazaramba.
wakundaga abana nk'utazabagira, wakundaga inshuti nk'utazazihorana, wakundaga Imana nk'izayisanga vuba, wakoreye Imana. Jeje yari umukristo, Imana wakoreye igutuza heza. Papa aragukunda, iyo umusezera basi natwe ukatubwira ijambo rya nyuma, ariko umubiri ni wakwemereye. Jeje we uratubabaje, uratubabaje. Ubabaje abana banjye. Nakundaga abana b'abakobwa, urabona ko mfite abahungu gusa, ariko Imana izamfashe mbyara undi muhungu, ntabwo amazina yawe azibagirana. Imana igutuza heza. Apart y'ibyo gusezera Jeje, ndashimira abantu. Gushimira Imana biragoye mu by'ukuri mu bibazo nk'ibi. Ubwo batubwira ngo dushime mu byiza no mu bibi. Twebwe ibibi byabaye byinshi ku buryo umuntu atakibuka no gushima Imana. Ariko ndashimira papa. Papa turagukunda kandi uri umukristo. Mu burwayi bwa Jeje ntacyo ntakoze, ntacyo abavandimwe banjye batakoze. Abasenga bose baramusengeye, ntabwo Satani yamwibye. Abantu bagerageza bakababaza abantu, ariko Imana niyo ishyiraho umunsi wa nyuma. Jeje rero nako papa ndamushimira, ubukristo bwiwe ntabwo yigeze acika intege. Papa yagiye kumuha igaburo ryera muri koma. Papa uri umugabo, uzabona ijuru kandi Imana iragukunda, kandi uri umukristo w'ukuri. Twacitse intege twibaza ko Imana itakibaho, ariko papa ni ubuhamya bwo kureba ko Imana ibaho. Ego ndashimira abantu. Ndashimira inshuti zanjye. Papa yatwigishije kubana, nawe azi kubana. Ndashimira inshuti zanjye yambaye hafi uburwayi bw'umuvandimwe wanjye. Mwaransuye, mwaransengeye, mwanyohereje amafaranga, mwanyeganyije mobile money yanjye igubwa neza. Ibishoboka byose mwarabikoze, nuko icyo tutari dushoboye ari ukugarura ngoga yari kuba yagarutse, ariko ibyo mwakoze byose Imana ibaha umugisha. Ikindi ndashimira dogo ushimisha, yamvugiye ibyo nagombaga kuvuga, ntabwo mbisubiramo. Imana niyo ishoboye byose kandi niwe mucamanza. Ndashimira abaganga barwaje Jeje. Umunsi arangiza yari ari kumwe n'umugabo, umuganga witwa Bugingo, nahaguruke namubonye. Bugiye Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha ku byo wakoze kuri musaza wanjye. N'abandi baganga nababonye bavaga aho bakorera avuye muri ICU bakaza kumusengera kandi bataye akazi kabo. By'ukuri batweretse urukundo. Jeje iminsi yarwaye ntabwo yari mike, nta nubwo yari myinshi, kuko hari abamara amezi runaka muri koma cyangwa umwaka bakayivamo neza kandi bagakira. Ariko kuko byari umugambi w'Imana cyangwa igari ryiwe, iriya minsi uko ingana niko byagenze. Ndashimira abantu badufashije kuvuza muri iki gihe. Biragoye, hari n'ibintu byose bidakorerwa ku assurance, ariko abavandimwe, inshuti, umuryango nako mutagize kugira ngo Jeje ibintu byiwe bigende neza. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abantu bakorana na Jeje. Narababonye, nabonye ubutumwa bwanyu.
kuva ku munsi wa mbere arwara kugeza n'uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Ndashimira inshuti z'abavandimwe banjye uhereye kuri Pastor Yvonne kugeza kuri Salomo udahari, baradufashije. Imana ibahe umugisha. Nubwo hari igihe rimwe na rimwe twiheba tukamera nk'aho tutari abakristo kandi turi abakristo, hari n'igihe mushobora kwibaza ngo se bari abana bite, ariko turi abakristo, twararezwe aho dukomoka hazima, ari kuri mama ari kuri papa batureze neza. Turabashimiye. Ntabwo dutashye ubukwe bwa Jeje, ibi nibyo birori byiwe. Ndaza gusaba niba haza kuboneka umwanya baze kuduha umwanya tubyine. Turababaye yego, n'abantu bashobora kutubona turi kubyina nta bundi buryo, ntabwo ari nka kera cyangwa ari n'abantu babikora uyu munsi iyo bagize ibyago bicara ku nzoga, ku makarita n'ibindi, ariko twe turi abakristo. Apart y'ibyo twavuze byose byiza cyangwa bitari byiza mutubabarire, no kubera agahinda, turi abakristo. Muze kuduha umwanya ibuze tumutambireho rimwe. Imana imwakire. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Zaburi 147 kuri 3 haranditse ngo niwe ukiza imitima imenetse kandi apfuka ibikomere byabo. Nitwa Prosper nkomezi, ndashaka kwihanganisha umuryango w'umushumba mukuru wa Zion Temple ya Rubirizi, ndetse ari we mushumba wanjye ndetse n'abavandimwe bose bangoga. Uyu munsi biragoye kuvuga ngoga bitewe n'uwo yariwe ku bantu benshi, ariko ndavuga amagambo makeya narinzi kuri ngoga. Twabaye inshuti cyane, nk'abantu bakuranye, nk'abantu bangana, kandi namurushaga imyaka hafi 5-6, ariko ndashima Imana ko ngoga yabaye mu buzima bwanjye imyaka yose twamenyanye. Ngoga twamenyanye muri 2019, batangiye gusengana, nabaga nagiye ku rusengero gusenga nkahurira na ngoga, ndetse n'abandi bazaga gusenga, tuza gukora groupe yo kugira ngo twingingire umurimo w'Imana, itorero, umurimo twakoraga ndetse n'ubuzima bwacu. Naho twatangiye kuba inshuti na ngoga cyane, tuza kutangira kugera mu bisubizo by'ibyo twasengeye. Ngoga aza kubona akazi aja i Rwamagana, ariko twakomeje kuba inshuti. Hari n'igihe yazaga muri weekend tukavuga ngo duhurire ku rusengero tuje gusenga, kubera ibihe byiza twari twaragiranye. Ngoga yari umusore ukunda ijambo ry'Imana, uzi ijambo ry'Imana, uzi kubana. Sinigeze mbona muri iyo myaka yose twabanye ngoga yarakaye cyangwa hari umuntu bari gutongana. Ngoga yakundaga gufasha atitaye ku bushobozi afite ubwo ari bwo bwose. Ngoga yari umuntu uzi kwishimira ibyiza by'abandi bantu akabigira ibye. Iyo hari icyo wabaga wagezeho, ngoga yacishimiraga nk'ikintu cye. Umunsi arwara yampaye voice note arambwira ngo narwaye, ndumva ntameze neza, nagiye ku bitaro babura indwara ariko nashushiwe, ndashobora kuba ari malaria. Nyuma yabwo baza kumbwira ko yarembye, yagiye mu bitaro, ndetse yari muri situation itameze neza ku buryo no kumusura bitashobokaga. Ariko nza kubisaba Muco ndetse na Steven, njya kureba ngoga muri Faisal. Mu by'ukuri ntago nari nzi ko musanga uko nasanze ameze, byarananiye tutari buvugane ngo mubwire nawe ansubize, ariko ndavuga ngo ibyo ari byo byose reka mubwire arabyumva nubwo atansubiza. Ngenda mwibutsa ibintu byose Imana yatubwiraga, ibyo yagiye ikora, mwibutsa ko mfite ubukwe mu kwa 3, mwibutsa ko ngiye gushakana n'umuntu yahoraga ambwira ko abona nkaho dushobora kuba dukundana. Ari mu bantu ba mbere bari babizi, ntaranabimubwiye kubera ukuntu yankurikiraga, yabagazi na gahunda zanjye niyo nabaga ntazimubwiye. Ariko ntago nari nzi ko ngoga ari cyo gihe ciwe, ariko ndabizi neza ko vuba tuzabonana nawe. Igihe cacu kigeze tuzabonana mu ijuru. Ngoga yagiye mu ijuru, ndahamya ndashidikanya ko yari umukristo, yari imfura, yari inyangamugayo, yakundaga abantu. Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi Imana ikomeze umuryango n'itorero
n'inshuti ze za bugufi.